tubaye ikaze nanone mu makuru agezweho nyuma y'uko abakunzi b'umuziki bategerezanyije amatsiko itariki ya mbere Mutarama 2026 ubwo Bruce Melody na The Ben bazahurira ku rubyiniro muri BK Arena. Bo bakomeje gucocorana binyuze mu magambo yewe no mu bikorwa, dore ko mu ndirimbo zabo bamaze iminsi basohora buri wese agaragaza gusebya mugenzi we. Intambara y'amagambo iri hagati ya Bruce Melody na The Ben isa n'iyubuye muri iki gihe ubwo bahuriye mu kiganiro n'abanyamakuru, buri wese yirata ibigwi agaragaza ko arenze mugenzi we. Byakomeje kandi ubwo bahuriye mu bihembo byatanzwe bahabwa ibihembo, ubwo Bruce Melody yatwaye igihembo cyo kugira album nziza y'umwaka, naho The Ben we agatwara igihembo cyo kuba umuhanzi w'umwaka. Aha naho bakozanyijeho. Kuri ubu ngubu rero nyuma y'uko indirimbo ya The Ben yagiye hanze, ndavuga iyi ndirimbo yateguje abakunzi be yitwa Indabo Zanjye, yagaragajemo ugusebya Bruce Melody kubakoresheje inyurabwenge y'aya mashusho. Hagati aho ngaho twe tubahaye ikaze. Amazina yanjye nk'ibisanzwe nitwa Journaliste Thierry. Murakaza neza kuri uyu muyoboro wa YouTube. Niba ari bwo bwa mbere ibuka gukanda subscribe. You are welcome. Nk'uko amakuru abivuga, mu mashusho y'indirimbo ye nshya yise Indabo Zanjye, The Ben yibasiye Bruce Melody yifashishije amwe mu makuru yagiye amuvugwaho mu bihe bitandukanye. Bimwe mu bigaragara mu mashusho y'iyi ndirimbo, igitangira berekana umugabo ubyibushye yagiye kwa muganga kwibagisha inda, bihuzwa n'ibyavuzwe kuri Bruce Melody mu minsi yashize ko yaba yaribagishije inda. Ahandi agaragaza wa mugabo mu isura y'uri kunywa kokayine, ibintu bihuzwa n'amakuru amaze iminsi avuga ko Bruce Melody yaba asigaye akoresha ibiyobyabwenge nubwo aherutse kubihakana. Hari ahandi kandi wa mugabo muri ya mashusho bari kugereranya na Bruce Melody agaragara agiye ku kibuga cy'indege acigatiye indabo mu ntoki. Ibifatwa nk'ibyabaye kuri uyu muhanzi mu myaka ishize ubwo yari agiye kwakira Kiss Daniel amushiriye indabo bikarangira atazimuhaye. Ikindi kigaragara muri iyi ndirimbo ni wa musore ugereranywa na Bruce Melody nyine agaragara agiye kwa The Ben yambaye inkweto zishaje abenshi bakunda kwita ibinyusi. Abashinzwe umutekano banga ko yinjira, hanyuma nyuma yo kumuha inkweto nshya baramureka. Nyuma yo kumureka akinjira asanga The Ben ari gukina PlayStation, undi arategereza akaruha kugeza ubwo yikubuye agasohoka. Ni inkuru igereranywa n'iyavuzwe ko Bruce Melody yagiye gukorana indirimbo na The Ben agaterwa umujinya n'uburyo yamusanze yikinira PlayStation kugeza ubwo yikubuye agataha. Aba bahanzi bakomeje gucocorana nk'uko twabivuze, bategerejwe mu gitaramo cyo ku itariki ya mbere Mutarama 2026 cyiswe The New Year Groove, bazahuriramo bombi nyine mu gitaramo cya The Ben kizabera muri BK Arena. Ese wowe ubonera icyocorana rya The Ben na Bruce Melody rizabageza ku itariki ya mbere Mutarama 2026 aho bazahurira mu gitaramo imbonankubone? Jyaho ndifashe, gusa duhurire muri comment. Hagati aho ngaho njye mbaye mbashimiye, mbifurije imigisha ituruka ku Mana kandi mukomeze mudukunde. Nk'ibisanzwe njye nitwa Journaliste Thierry. Hasta la vista.